Yesu ashimwe bene data, ndashima Imana nshobora gusoma ijambo ryayo. Uyu munsi twasomye muri Esdras igice cya mbere, Zaburi ya 84 n'iya 85 na Luka igice cya 7. Hose harimo amagambo meza y'Imana aryoshye kumva, ariko uyu munsi ndashaka ko tusangira ijambo navanye muri Zaburi ya 84. Ni Zaburi nziza cyane nayikunze. Umurongo wa 5 handitse ngo hahirwa abashyira ibyiringiro byabo kuri wowe, ngo babona neza inzira zo gucamo zarangije gutegurwa. Nabisobanuye mu magambo yanjye muri Bibiliya y'Ikinyarwanda, afite ukuntu bisobanura ukabona bitandukanye n'ibyo mu Gifaransa. Ibyo mu Gifaransa nibyo uba bifite imbaraga cyane. Bavuga ngo hahirwa abashyira ibyiringiro ku Mana yabo. Bene data, uru rugendo rw'agakiza twagiyemo ni urugendo nyine, nk'uko umuntu avuga ngo mvuye aha ngiye aha. Ni nk'uko bavuga ngo yenda nk'uko urabona nk'abantu yenda basa nk'abazenguruka isi, yenda akavuga ati ngiye kugenda njye ku migabane 5 y'isi, mfite gahunda yenda nzarangiriza ahangaha. N'urugendo rwacu rero rw'agakiza ni uko nguko rumeze. Ntabwo agakiza, hari umuntu ejo watanze ubuhamya rwose bavuga ikintu cyiza cyane, aravuga ati agakiza ni ubuntu, buri wese agafiteho uburenganzira, umutima wapfa kuba wabyemeye. Ariko urugendo ni ibintu ukorera, ubitravayaho, urakora kugira ngo uve mu rwego ujye mu rundi. Noneho ikindi nabonye hari ikintu cyitwa isezerano ry'Imana. Urabona iyo ukijijwe, Imana iguha amasezerano. Buriya rero iyo isezerano nyine ni kontra muba musinyanye. Ni ukuvuga ngo isezerano ntabwo ari ikintu gihita kiba ako kanya, ni ikintu kiba kizaza. Ni ukuvuga ngo hari ibyo wowe ugomba gukora, hari n'ibyo Imana igomba gukora. Ariko ndakurahiye nta sezerano na rimwe rizasohora Imana itabanje isezerano ryose yaguhaye rigira ikizame cyaryo. Nk'uwo muntu waduhaye ubuhamya bwadufashije cyane, yarasenze, yagize igihe abura ibitotsi, byagera nka 8 z'ijoro akabura ibitotsi. None aravuga ati aho kugira ngo njye nigaragura mu buriri, reka njye nsenga. Atangira rero kuzajya asenga. Noneho uko asenze bituma yegera Imana. Buriya gusenga ni ibintu bifite umumaro cyane. Uko usenga ni kuba inshuti y'Imana, ni kuyegera, niko mbese Imana ifite ibintu byinshi byo kutubwira. Ariko ikibazo ntabwo tubona kuko turagenda umunsi umwe tukayiharara, tugasenga, ubundi tukabivamo, tugasoma ijambo ry'Imana, ubundi tukabivamo. Ariko ndakubwiye, umuntu ashoboye gupersevera akaguma ku Mana ntayiveho, uba inshuti y'Imana, ikakubwira amabanga. Iba ifite ibintu byinshi cyane ishaka kuvuga kuri wowe, ishaka kwereka kuri wowe, indwara ishaka gukiza kuri wowe, ibintu ishaka gutunganya mu buzima bwawe, mu buzima bwose, yaba ari ubuzima bw'akazi ukora, ubuzima bw'umuryango wawe. Iba ifite ibintu byinshi ariko ntitubona. Noneho uwo mudamu nyine kubera gusenga, Imana iramwishimira, none iramubwira ngo mbwira icyo ushaka ngo ndagikora. Aravuga ati nabanje nyine kuba umunyamwuka, nsaba ibyo mu mwuka, nsaba Imana ko inkuza mu mwuka. Ariko yari afite n'ibibazo by'amafaranga, ibibazo by'amadeni. Aravuga ati ariko Mana unanyishyurira ayo madeni. Ariko ati maze kumva ibyo, muri icyo gitondo nagiye nguruka numva mbese nyine Imana igiye kunkorera ibintu biteye ubwoba. Ariko ahubwo niho ibintu byatangiye kwicurika. Akavuga ati Imana itaragucuranura ngo imenye ikiri muri wowe, ibone neza, ikubone neza, ntabwo ikora, irabanza ikagucuranura. Yatanze urugero rw'uko urabona nk'amazi ushobora kuyabona ari meza mu icupa, ariko ucuritse icupa niba harimo imyanda iragaragara. Uko rero niko Imana itugenza. Ntabwo izagusohoreza isezerano utabanje guca mu ishuri, hanyuma ngo utsinde ikizami, hanyuma ibone nayo kugira icyo ikora. Rero
ibintu by'Imana, ibintu by'amasezerano, ibintu byo kugira ngo Imana igukoreshe, ibintu byo kugira ngo Imana ikuvane ku rwego ikugeze ku rundi, ni sisiteme y'Imana ukuntu ikorana n'abantu, ni sisiteme kuko ikunda gutanga urugero ku babibye, ukuntu babiba imbuto hanyuma zikazazamuka zikazavayo zikazageza igihe zikabyara izindi mbuto. Rero urubuto tuvuga igishyimbo, niba ugiteye uragitera mu butaka, iyo ugiteye mu butaka usa nk'ugihambye. Birasekeje ukuntu ufata ikintu cyumye kuriya ukagishyira mu butaka, noneho iyo kibonye imvura, mbese gutoherwa gusanzwe, karatangira kakavayo kakagenda kazamuka kugeza igihe kizagira imishogoro, kugeza igihe kizagira ibishyimbo nyine, igitonore cyangwa nyine ukabyumisha. Urumva iyo process yose iba ku gishyimbo ni process ikomeye, kuko urumva iyo kizamuka akaba ari gato n'umuntu yagakandagira, ni ukuvuga ngo nawe uko urimo wenda kwinjira mu Mana hari urwego wenda uba ugezemo, ku buryo iyo uhuye n'ikintu kigusya kikumerera nabi ushobora kugwa aho ngaho rwose ntukuri. Ariko iyo ugiriye ubuntu nyine ukazamuka neza, yenda ukagira abantu bakurera neza, aho rero niho batangira bakakuvomerera ayo mazi, ugatangira ugakura ukazageza igihe cy'imishogoro. Igihe cy'imishogoro nacyo uba ugaragara nk'umuntu nyine wamenye Imana, ariko uba utarera imbuto, kuzageza igihe hazazira imbuto bakaba bagusoromaho. Rero n'ahangaha no mu masezerano ni kimwe. Isezerano naryo rigira igihe cyo kubikwa rigasa nkaho ridahari, ahubwo ukabona contraire y'ibyo Imana yakubwiye, ukabona ikinyuranyo cy'iby'Imana yakubwiye. Sinzi niba mwebwe mwari mwahura nabyo, yakubwiye ati ngiye kuguha amafaranga, ahubwo noneho amafaranga yawe agashiraho ukagira ubukene. Ariko ngo hahirwa abashyira ibyiringiro byabo mu Mana. Urumva iyo ibyiringiro byawe biri mu Mana, rero iyo periode usa nkaho uyihoreye ukayisuzugura, kugira ngo uze kubona imbuto zivamo. Rero kugira ngo dushobore kubana n'Imana, tumenye sisiteme y'Imana, tumenye ko ikintu cyose ikubwiye ntabwo gihita gisohora. Haba hari aho bigomba guca, uba ugomba kubaza ugacishwa muri tesite. Turi abasirikare, turi ku rugamba, nta musirikare n'umwe ubona igrade atabanje kujya muri training, ntibibaho. Cyangwa abandi babona amagrade kubera bagiye ku rugamba bakarwana, bakora ibintu by'indashyikirwa, bagahita baza bakabongerera amapeti. Nuko nguko rero Imana ikora. Ntuzacike intege niba hari ibyo yakubwiye, ahubwo bikorere, ahubwo hagarara neza, ahubwo subiza ibyiringiro mu Mana. Imana ifite ibintu byose, nta kintu yakubura, nta kintu wayiburana n'ibishoboka. Ariko ibigira ngo urebe uce muri iryo shuri uritsindire, ibone kuko Imana ari juste, ibone kuguha ibyo yaguteganirije. Rero Imana ibaha umugisha bene data, kandi mukomeze kuyiringira, izabagirira neza.